agaragaza n'ikintu cyabaye murumva we bamwatse video yambaye ubusa buri garagaza imyanya ikintu ndi bumugayeho nuko yaje kugaragaza ikintu cy'uko we azabaho afashijwe n'aba bagore b'aba diaspora badashobora gukura amaboko mu mufuka ngo yikorere ari umugabo ufite abana batanu ufite n'umugore we yumvaga yuko kubaho ukwe ari uko abagore ba diaspora bazaza bakamuspendingaho amafaranga. Omora TV. Ikaze kuri Omora TV nk'ibisanzwe nge nitwa King Era cya director King Era nkaba ndi nkuba ku butaka ikindi nkaba ndi nindeba kure mu bijyanye na showbiz ariko kano kanya mbazaniye amakuru yerekeranye na gospel n'iyobokamana niyo gahunda twiyaye kujya twinjira cyane mu iyobokamana tukora abantu bakora ibintu fresh tukabishima n'abakora ibintu bibi tukabagaya ndetse tukanarama n'amakuru agenda avugwa hirya no hino mu bintu bigiye bitandukanye mu bunibwano tugenda tubagezaho cimira nawe nakomeza kubireba bakomeza gukanda subscribe bakora share abo ndabashimiye hari n'abantu inshuti za Nyamasheke abo ndabashimiye nabo badukurikirana bari mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo nayo ndagushimiye dukurikirana shishikariza n'abatarakora sub kuba bagira gute kuba bayikora kambanze numikira badutumye ni hotel iri mu karere ka Muhanga bita Splendid Hotel iri mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda ni hoteli nziza ari ku rwego mpuzamahanga waba uri umunyamahanga cyangwa uri umukirarugendo waje mu gihugu cyacu ukena ahantu waza kuba wacumbika hari amahoro ameze fresh waza muri hoteli yitwa Splendid Hotel ifite piscine aho uri umuntu ukeneye kuruhuka abonye nka kakonji niho hantu waza ukaruhukira ufite famille ushaka gusohokana niho wayisohokanira ufite umukunzi ushaka gusohokana ahantu ameze neza niho wasohokera hari amasare akorerwamo inama zitandukanye na ahantu heza bayita Hotel Splendid mu karere ka Muhanga ahantu bita mu giprefe ugeze Muhanga ukabaza umuntu ngo nyubura ahantu hari hotel yitwa Splendid numvishe King Ira avuga bahita bakugeza neza cyane kandi nuwaza ugasanga service zaho nimbi uzazimbaze nge niteguye kwirengera izo ngaruka kuko na ahantu mba nakubwiye mba narakoze research gasanga na ahantu heza. Twinjire mu mwandiko w'uyu munsi nabwiye yuko ari mu bintu bijyanye n'iyobokamana no munsi tugiye kuganira ku muntu witwa Bishop Gerard. Bishop Gerard ni umuntu wakunze kuba mu gatsiko k'aba bapasiteri bitwa bapasiteri Claude cyane cyane bari ikintu cyitwa nka groupe kuko nayo bashyire hanze babwira iyo groupe abantu barimo bakarose baheze nabande ariko we yaje guceceka igihe uwitwa Mama Sherene yabitaga Inyagasozi n'uwitwa Rayera kabita Igobe yaraje avuga rimwe ahita burirwa irengero. Abantu baragenda bibaza impamvu uno mugabo yagiye bibaza n'ahantu yaba yararengeye abantu bagenda bakora n'ibiganiro ku bwinshi bavuga yuko uno mugabo ashobora kuba afunze ariko ntabwo yari afunze ahubwo ibintu bijyanye n'ihungabana byari byaramufashe nibyo byatumye agenda araceceka na phone yaragenda ikora ku buryo abantu bamuhamagaraga baburaga nyine nabe bumvaga itagira gute bumvaga yuko itari gucamo. Ibi turaza kubihuza nanone nasaga yigeze kuba umuntu witwa Pastor Claude n'umuntu witwa Pastor Mutesi kuko bino bintu byose bifite aho bishingiye bifite n'ihuriro. Iyi ni Omora TV aho turakora subscribe yikore kugira ngo tube twakomeza tubane umunota ku wundi isa ku yindi kugira ngo ubashe kudukurikirana 5 kuri 5. Uyu Bishop Gerard ubundi no mu bishop ufite izina rikomeye cyane mu Rwanda riremereye kuko newe wagiye arera ne wafasha abana muri ubu ngubu tuzi ko barenze muri u Rwanda mu bintu bijyanye n'iyobokamana abenshi aragendera abazamura. Uwa mbere bamwita Ernest Nyirindekwe. Ernest Nyirindekwe nababwiye buryo ki ari gukora ngano ngo niba ari Kibagabaga ariko niwe yakuriye muri mu idini mu itorero ry'uyu mugabo witwa Bishop Gerard. Itorero ry'abagita Rehoboth Pentecost Church. Iryo torero ryari ahantu hitwa Rwanda Gisi ahitwa Jowa Kari. Abantu bahaze muri buze gutanga comment mutubwire uyu niwe wakuriye nyine urumva ko yakuriye muri urwo rusengero ari umuririmbyi ndetse akaba ari n'umuvuga butumwa uyu nguyu bita bamwita Prophet Ernest Nyirindekwe ari naho hakuriye uno muntu witwa nanone Brigitte yari mwarimu muri uru rusengero ariko urwo rusengero kano kanya nta rugihari uru rusengero nta rugihari urasa kwibaza ngo rwagiye he ngo byagenze gute kuki atahise ashinga urundi direct ngo aze kuba nyine yakora izina nkuko yari asanzwe bikora aze kuba yakomeza akavuga muri no mihanda ahubwo kahita burirwa irengero akabora. Ubwo urumva akimara kuburirwa irengero mbere yuko agenda yaje gukundwa n'umugore uba muri Amerika wo mu diaspora
aza kumukunda, aza kubaza amakuru ye uwitwa Pastor Mutesi, arabaza ngo uno witwa Gerard imeze gute amakuru ye. Uwitwa Pastor Mutesi amutangira amakuru meza ndetse amutangamo n'icyo nakita nka pase kugira ngo babashe kuba bagira gute bakundana. Ariko tukirangwa nkwibutse yuko uno Bishop Gerard afite abana 5 afite n'umugore. Aza no kubaza amakuru witwa Pastor Claude namuvugaho neza. Urumva yuko ibintu byabaye successful nyine bimeze fresh kubyo bari kujya gute bari kuba bahuza. Ariko none uno mudamu yaje yitwaje ikintu kisatwa nk'iyobokamana, ntabwo yaje nk'umuntu ugaragaje yuko bagiye kwita bakundana. Azasanga urusengero rw'uyu Gerard ruri mu marembera rurimo urajya gute rurimo rurabya nyine mu manegeko rurimo ragenda rucika. Akimara kuvugana nawe yamubajije ibibazo yaba afite, amubwiye ko akeneye sare yo kwakiramo urusengero. Iyo sare yamubwiye yuko nyine ayikeneye, aravuga ngo nashake sare nziza azabe yajya gute azabe yashyira mu rusengero. Nyuma aza no kumbwira ati none nshaka kuva hano wari uri kuba ujye kuba i Bugesera i Nyamata, ariho hantu utura uhaturi nyine mu mujyi wa Nyamata, mu mujyi wa Bugesera nahitwa i Nyamata. Aragenda ashaka inzu bayimwishyura amezi agera kuri 3. Ariko Gerard ntabwo arazi ikintu cyihishe inyuma ngo ni igiki, ntabwo arazi inkurikizi zizabaho nyuma ngo niziye. Urumva yaravuga ati mbonye umugore mu diaspora ugiye kunamo amafaranga nk'abandi bose bari kuri no mihanda tujye twumva ngo aba diaspora babatamo. Urumva nayo yaragize gute yarabonye umutamo nyine kugira ngo ubuzima bwe bwagira gute bwe bwahinduka. Nyuma yaho nibwo waje kuza case y'umuntu witwa Pastor Claude n'umuntu witwa Pastor Mutesi. Iyi case ngo yari imeze gute? Iyi case ni y'amafaranga witwa Pastor Mutesi yatse Claude, ariko Claude yanga kuyamuha gutyo gusa. Aravuga ati nzaguha 150, ariko twanje kuryamana twahuza twakorana imubonano mpuzabitsina. Urumva barapanze gahunda, bapanga yuko izakorerwa mu karere ka Muhanga muri hoteli, ariko none muri rogi zaho, ariko none icyo kintu cyaza kugerwaho. Ubwo uwitwa Pastor Mutesi yaje gufata amajwi y'uyu mugabo ayaha uwitwa Kamarade n'uwo nk'umusesenguzi bwo muri no mihanda bijyanye na gospel, araza ayashyira hanze. Amaze kuyashyira hanze biba nyine ibintu by'indubu cyane. None Gerard akaba ari inshuti cyane, akaba ari inshuti na Pastor Claude, bakorana ikiganiro kuri YouTube channel. None uwitwa Gerard araza bogamira kuri Claude, yirengagiza Pastor Mutesi. Ariko niyamenya yuko Pastor Mutesi n'umuntu witwa Asia bafite inshuti z'abadamu ba diaspora babakunda cyane kuri no mihanda. We yaraje n'abogamira kuri nde, yaraje abogamira kuri Pastor Claude, aramuvuganira case isa nk'irangira irakemuka. Wibuke yuko uno mudamu wafashije Bishop Gerard yabanje kubaza amakuru Mutesi, ariko noneho Gerard ntabwo arazi amakuru ye, ntabwo arazi amakuru Mutesi yamutangiye. Urumva yuko ari mu bantu bamutanzemo pase kugira ngo ibintu bibe byagenda neza. Noneho icyo kintu witwa Pastor Mutesi amaze kubona yuko Bishop Gerard ari mu kibaba kimwe na nuza mu kizuru kimwe na Pastor Claude, ezabwira wa mukogore aravuga ati hagarika inkunga watangaga kuri nde, inkunga yatangaga kuri no Bishop Gerard. Inkunga ahagarika rwa rusengero Sara atarayikodesha ngo yimwishyurire, ahagarika yaranishyuye inzu amezi 3 yonyine, kandi ayo mezi azarangira inzu igakenerwa kujya gute, inzu bagakena ko bakomeza bakayishyura. Ibyo bintu byarabaye. Noneho Gerard we yajyamagara umugore yakanga kumwitaba, yamwandikira namusubize, yibaza ibibaye nyine yumva ko ari ibintu bitangaje. We yahita yumva yuko ari ikintu cyagiye gute cyaje kubamo. Gerard ahita afatwa n'ihungabana, aragenda arituriza, araceceka. Amaze guceceka aragenda nyine aratuza, nyine yibera aho ngaho ategereza yuko Landlord azaza akamusora mu nzu, kuko urumva n'amafaranga yari afite yo kuba yakishyura iyo nzu andi mezi. None we aragenda arituriza, ntiyakora ngo ashaka amafaranga azishyurire, ahubwo yumvaga gutabarwa kwe kuri mu bagore b'aba diaspora. Ku munsi w'ejo nibwo uno Gerard arimo agenda mu nzira aje guhura n'uno mugabo, muramuzi bamwita Bakti, akora kuri Big Town TV. Aravuga ati no kadukora ikiganiro, abantu barakubuze bakora amatambureri ibintu nk'ibyo, wambaye amapingu ngo warafunzwe iki n'ibikifona n'igicamo, kadukora ikiganiro ubwira abanyarwanda rusigaye ubu. Urumva bo ntabwo bari bazi nyine iryo hungabana afite ngo ni irihe. Baragiye, urumva bari Bugesera bajya kwa Pastor Claude mu rugo, urumva bose batera kamera, urumva iyo ari inkuru ishyushye. Mu gusobanura bino bintu, uwitwa Bishop Gerard yavuze yuko ikintu apfuye n'uyu mugore ari uko yamwatse video yambaye ubusa buri. Aravuga ati nge nari nzi. Urumva we ikintu yarazi yuko aje kumufasha nk'ibintu gutyo, kwa umuntu
mu murimo w'Imana nyine akagufasha, ariko ntabwo yari azi yuko azanye ikintu cyo kuba yagira gute, ikintu cyo kuba yashaka kuba azaryamana cyangwa iki. Urumva umwe ari muri Amerika undi ari mu Rwanda, barahuye nyine yaraje abaha interview ikiganiro bakwiriye ko amwatse yuko baryamana, agaruka no ku kintu cyatumye bashwana. Urumva story yahise igaragara n'ukuri kwita kujya hanze, ukuri kugaragaza yuko ikintu bapfa ari Pastor Claude wabiteye, kuko Gerard yagiye kwivanga mu ntambara na Pastor Mutesi no akabugamira kuri Pastor Eter Claude. Pastor Mutesi bikamurakaza akahita ategeka wa mugore guhagarika imfashanyo. Noneho Pastor Bishop Gerard nge ikintu ndi mu mugayeho, nubwo ndi bugira igihe cyo kumushima, urumva ntabwo umuntu akora ibintu ijana kuri indi. Ikintu ndi bumugayeho nuko yaje kugaragaza ikintu cy'uko we azabaho afashijwe n'aba bagore b'aba diaspora badashobora gukura amaboko mu mufuka ngo yikorere. Ari umugabo ufite abana 5 ufite n'umugore, we yumvaga yuko kubaho yukwe ari uko abagore ba diaspora bazaza bakamuspendingaho amafaranga, kuko na n'umwe arimo arasabiriza ku ma YouTube channel. Muze gukora nk'ikiganiro nyije ku Ikaze TV kuri YouTube channel ya Pastor Claude, arimo avuga ati mumfashe mu pasi z'abagore bazajya batanga iki, bazajya bama amafaranga. Urumva yaraje agaragaza ihungabana yahuye naryo, amaze kugaragaza igihungabana yahuye naryo agaragaza n'ikintu cyabaye. Murumva we bamwatse video yambaye ubusa buri garagaza imyanya nyine y'ibanga yose yanga kuyitanga. None wa mugore ahita agira gute, ahita amurakarira, ahita bashwana. N'iki kintu ito kigiye gusesenguraho, uri umuntu mukuru, urumva yaramaze guhagarikirwa icyo nakita nk'inkunga yahabwaga bitewe n'uyu mudamu witwa Pastor Mutesi ufite abana, n'ubwo umugabo nawe yitabye Imana. Ibyo nabyo tuzagira igihe cyo kubigarukaho. Urumva ashobora kuba ari nk'ikintu bari bamwatse kugira ngo amuhe iyo video yambaye ubusa aze kwishyira hanze no muri no mihanda amusebye amuteranye n'abakunzi be. Nubwo yanze kubikora, we Gerard yitwaje ikintu cyo kuvuga ngo ngende umukristo nsenga Imana, ntago naza ngo niyandarike gutya. Ariko none ushobora no gutekereza kure nk'umuntu mukuru kavuga ati kuki kiro kintu kitabe intwaro kunkira hasi ngo bansenye, akanyaka video nzi ngo ni ibintu by'urukundo biraho, nanjye nkayema uko nyine amafaranga ejo bundi akankira hanze akananga. Ko twagiye twumva nk'amajwi y'umuntu witwa Prophet Noel arimo atereta abagore b'aba diaspora basaba ko bazaryamana, n'amagambo yagiye avuga ati bahisha Imana mwarayumvishe. Urumva yabivuga ati ari ibintu bihishe bitazarenga imipaka. Ariko ikintu cyatangaje nuko yaje kwisanga byageze hanze bikagera kuri zino social media. Urumva ne naho abantu benshi bakomeje kwibaza, ese umuntu wakujije abantu bakomeye cyane muri uru Rwanda ni gutageza hano ho gusabiriza? Nahubiye niwe wazamuye no Prophet Ernest Nyirindekwe wese kwateza DJ Brian asamura abana ngo niba ari Juliette niba ari bande. Urumva nyine niwe wabazamuye. Urumva ku cyabo abantu bari gutuma yandagara. We mukubise aravuze yuko nyine aba ni nk'abana, urabizi ari igihe nk'umwana agera igihe cyo gukura akava mu cyaro akajya mu mujyi gushaka ubuzima, ariko yagera mu mujyi akibagirwa nyina wamubyaye, akibagirwa na se wamubyaye. Nyine we akumva agatirira ngo agati mu gihe ko akunda kubivuga, nyine akibagirwa ahantu yaturutse, akibagirwa bamureze ngo ni bandi. Umva icyo kintu cyabaye kuri aba bantu, ugasanga nyine ari kwirirwa ry'ifi ry'inkoko, ariko nyina umubyaro we mu cyaro wari kurya ibijumba guhera kwa mbere kujya kundi wa mbere. Umva icyo kintu cyabayeho. Ikintu ndi bushime kuri uno mu Bishop nuko yanze kwiyandarika, kuko abantu benshi turabazi cyane amajwi yabo y'ibisambanya, amavideo yayo y'ibisambanya agenda ajya hanze ngo nuko ngo bakurikiye amafaranga, ariko yanze kwiyandarika bitewe n'iki? Bitewe nuko yarakeneye amafaranga y'iki? Yarakeneye amafaranga y'aba diaspora. Uno mugabo no kubahwa yakoze ibintu by'agaciro, kuba yaranze kwiyandarika ni ikintu mwafata nk'icyitegerezo no kwera imbuto zikuri abiyanye, koko ni ikintu buri muntu wese yafata nk'ititegerezo ndetse akagira gute akaba yakigaho. Ndaza gusaba Pastor Claude koko aze gufasha uno mugabo, nimba ari ukumwishyurira ino nzu nasibe ngabe yayivamo, tutabumagara mu etage ngaho ngo yagiye ngo kuba ngo za Nyamata, ejo ndasuye mu tuzu dusanzwe ngo nuko ngo yanze ngo kwiyandarika nyine ngabona amafaranga y'aba diaspora. Yanze nyine we gukora ibibi kubw'iki? Kubw'amafaranga. Najya ngutangariza yuko uno mugabo kano kanya nta rusengero na rumwe afite ari kubarizwamo,
ndetse nawe akamufashije yamubwiye ko bamutereranye n'ikintu cyagitumye nza hano nuko abantu benshi bazaga ati se ubundi Bishop Gerard yarengeye na yamubwiye yuko ari icyo kintu cye kimaze iminsi cyageze gute cyaramushyize hanze social media cyangwa se cyaramushyize hanze y'abanyarwanda ikuri y'abanyarwanda nyine kuba yagaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iyo ari Umura TV ngenga nitwa King Ira, mushika gukora subscribe utarayikora, like, share, utanga ibitekerezo byawe bya buri munsi. Ndabakunda. Ikiganiro cyo nakagaruka kora icyo usabwa nyine nk'inkunga yo gukora sabuni biki byose ukana no kukazogera kugira ngo buri munsi 5 kuri 5 tujye tubana buri saa buri munota tuba turi hano kuri ino YouTube channel. Buri munsi hari ikiganiro gishya kandi n'amakuru mashya avugwa muri gospel tuba twabazaniye. Ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao. Umura TV.